ndagushimira ko neza amatwi. Mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi, umusirikare yavuye mu butumwa bw'amahoro ageze mu rugo iwiwe asanga umugore ari kumuca inyuma. Uyu mugore rero aza kugira isoni nyinshi ahita yita mu kagozi ariyahura. Uyu musirikare yaravuye mu butumwa bw'amahoro mu burasirazuba bwa Mozambique ahitwa Cabo Delgado kugarura umutekano cyangwa guhangana n'ibyihebe. Nibwo gutaha asanga umugore we aryamanye n'undi mugabo, ariko uyu musirikare ntiyabitindaho, yasa nk'uyisohokera yirengagiza. Umusore nawe baramureka arasohoka, wari umusambanya uyu mugore w'umusirikare. Ni mu gihe rero uyu mugore w'umusirikare yabonye byanze ahita yita mu kago. Abandi umuturanyi w'uyu mumama wiyahuye, mu by'ukuri rero ukuntu byagenze twagiye kumva turi mu masaa 2 z'umugoroba nibwo twumvisha induru ziri kuvugira mu rugo rw'umusirikare hano ku baturanyi. Twumva induru ivuza cyane kuko ariko nanone kuko twe twumvisha hari abantu bari kuhavugira cyane, bari kuvuza induru cyane baseka, bumva busa nk'abantu bishimye bari mu gikorwa nyine runaka cy'abantu bakuze. Ubwo rero n'umugabo nibwo yari umusirikare, nibwo yari yaragiye mu kazi n'undi nk'ibisanzwe. Ubwo yaje gutaha asanga umugore we arimo aramuca inyuma. Ubwo umugabo nibwo yabaguye gitumo, amaze koga gitumo biba ngombwa yuko umugore isoni zimwicagira ubwoba ahita afata umwanzuro wo kwiyahura. Yego, abaturanyi be bavuga yuko n'ubundi uwo mugore yari asanzwe yinjiza abagabo kubera ko yabagazi yuko umugabo wiwe adahari, ndetse bagerageza kubibwira umugabo we, ndavuga abaturanyi, ariko umugabo we ntabyemereye. Uyu mugabo rero yaje kuva mu butumwa bw'amahoro bitunguranye, dore yuko yagombaga kumara umwaka ariko yari amaze amezi 6 aza bitunguranye, arinda agera ku kibuga cy'indege i Kanombe atarabwira umugore wiwe yuko agiye kugaruka. Nibwo rero yaje kugwa gitumo umugore we uyu musirikare asanga umugore we ari kumuca inyuma ku buriri bwiwe neza, yaje asanga rwahanye inkoyoyo. Ni mu gihe rero uyu musirikare yari afite imfunguzo z'inzu, yafunguye akinjira akarambika igikapu cyiwe ku meza yo muri salo. Arangije yumva ibintu biri gutakira mu cyumba, nibwo yagiye afungura icyumba asanga uyu mugore arimo araryamana n'undi mugabo ku buriri bwabo. Ibi ngibi byatumye uyu musirikare na discipline aba yarahawe n'igihugu abasha kubivamo, arabihasoringa, arasohoka neza gake yitonze. Arangije ajya hanze, arongera agaruka muri salo asanga wa mugore yahise yifungirana mu cyumba, dore ko ari umusambanya. Yahise aca mu muryango wo hepfo ahita agenda. Nibwo umusirikare yahise ajya ku muhanda kubera umujinya yari afite n'uburakari kugira ngo atagira ikintu kibi akora. Agarutse asanga umugore amaze kwiyahura. Yari mu bantu bagorobezaga mu santere cyane, bagakunda kuba yagira ibintu byo kuba wenda yakingana, kuko ni abantu bashakanye bakundanye kandi twese twari tubizi ko urugo rumeze neza. Gusa umugabo yabaga ahari cyangwa adahari, urugo rwabo rubaga rufite amahoro, nta kibazo cyabaga gihari. Gusa nyine ikintu kindi navuga ni uko umugabo yaje ngo afite uburakari bwinshi cyane, ariko akaba yari yarakiriye amakuru y'uko n'ubundi umugore wiwe yaba amuca inyuma. Ubwo rero nibwo twamaje kumva induru nyinshi cyane, kuko n'umugabo wamucaga inyuma ubwiwe yatashye yihuta cyane rwose, ubona ko yayifitiye confidence cyane nk'umuntu w'ubujiwe cyangwa se nta kindi kibazo yikeka. Ubwo umugabo yagerageje, umusirikare we yavuze ati ngubu nishe umuntu nta cyaha kirimo, ariko umugore yabonye nta yandi mahitamo ahita ajya mu cyumba, nuko aba ariyahuye. Nuko byagiye. Inzego z'umutekano, inzego za polisi, inzego za RDF n'inzego za RIB ubwo zahageraga zasanze uyu mugore yitabye Imana. Uyu musirikare abanza gukekwaho icyaha cyo kuba yiciye umugore, ariko iki cyane cyaza kumuhama. N'abaturage batanze ubuhamya bavuga yuko uyu mugabo yari yagiye ku muhanda aza asanga umugore we amaze kwiyahura, dore yuko ngo yari amaze kugwa gitumo, umugore we arimo amuca inyuma. Kugeza izi saa rero uyu musirikare bari bagiye kumujyana kumufunga, ariko ibisubizo byo kwa muganga bihita bigaragaza yuko uyu mugore yiyahuye, ndetse uyu musirikare atabigizemo uruhare, dore yuko ubuyobozi cyangwa inzego z'umutekano zitabyumvaga kuntu uyu mugabo asanze umugore we ari kumuca inyuma akamurebera ijisho, ndetse bakekaga yuko ari we waba wamwishe cyangwa ari we waba wamushyize mu mugozi akamuniga kugira ngo bigaragare ko yiyahuye. Ariko ibisubizo byo kwa muganga bigaragaza yuko uyu mugore yiyahuye, kandi abaturanyi be bavuga yuko uyu mugabo yari agiye ku muhanda
atari ahari nyuma yo kubona ibyarimo bibera mu rugo rwe, nibwo yavuze ati reka ngende mbive impande. Abaturage turababaza ku kibazo cy'uno musirikare, nimba hari ibindi bibazo bari bafitanye cyangwa hari andi makimbirane bari bafitanye ashingiye ku mitungo, cyangwa hari makimbirane uyu mugore yarabyaye abana batarabo uyu musirikare, nibyo abaturage bari gukomeza batuganirizaho. baziho ko uru rwanda urugo rubanye neza nta kibazo, kuko nanjye ibintu yakoze no mu mama rwose yadutunguye cyane kuko yasize abana babiri kuko byari bitubizi, ariko urumva ni ibintu byadutunguye byanatubabaje cyane. Gusa nyine ibintu bibaho mu ngo nyinshi cyane, abantu bakunda gucana inyuma cyane cyane abagore b'abasirikare, ndetse si n'abasirikare gusa, kuko sinzi ikintu kibibatera, wenda impamvu ashobora kuba wenda ari uko baba batari kumwe cyangwa batabona abagabo babo kenshi cyane, ariko nta bintu by'amakimbirane twari tuzi muri rubanda baturanyi rwose, ntabyo twari tuzi.